nimugira nimubona icyabaye muzamenye ko uyu mwana yavuze uyu mwana babariye mu rugo hari ibyo yahuriyeyo nabyo kuko iyaba yarahuriyeyo ibyiza gusa reka twemere ko atari ibyiza gusa ibibi gusa cyangwa n'ibibi nta nubwo tugiye kubyinjiramo cyangwa tubikritika ariko akari ku mutima gasesekara ku munwa ntabwo izi saha bari kuvuga ngo nufata inkoni nzagukubita ahubwo bari kuvuga ngo ngwino nawe wumve icyiza cy'urugo wumve uburyohe bw'urugo uyu mwana babariye mu rugo. Umunyarwanda arihora aravuga ngo utazizi narabyaye azi narashatse. Umva inkuru iteye agahinda kandi babaje hano. Bamwe bati iwabo bamuhitiyemo umugabo ukuze bamuciye kuba yari afite amafaranga, abandi bati cyamujyanye n'amafaranga n'undi atariyo ntabwo yamushaka. Ibyo bivuyeho none ubu ngubu barimo kuvuga ko urugo rwamunaniye ngo ararakubitwa atukwa atishimye kandi atotezwa bikomeye. Ibiri kuba kuri Vestine umuvandimwe wa Dorcas ko biteye ubwoba ni ibiki? Tega amatwi wumva ukuri ku byabaye kuri Vestine mbere na nyuma yo kurushingamwe n'umugabo we. Reka duhere hano. Banza wumve kano kantu mbere y'ibitutsi n'amagambo y'inzangana abantu bari kumubwira. Ubundi ubukwe bwa Vestine bujya kuba nta munyamakuru n'uyu n'umwe wari wemerewe kwinjira aho umuhango uri kubera. Akosta ka mbere aka kabiri ngo n'abari bari aho ngaho nta n'umwe wari wemerewe gufata telefone cyangwa se gufata amashusho y'ibiri kuba. Ibintu bidasanzwe mu gihe mu yandi mako ntawe ubuhejwe mu gufata amashusho y'ibiri kuba ahangaho rwose ntabwo byari byemewe pe. Ubwo turacyari ku nkomoka y'amagambo mabi n'imivumo biri kuvuga ku rugo rwa Vestine na Dirisa. Tuvuye aho gatoya amakuru yizaturika ku rubuga rwa nyarwanda.com yo yiyemereza ko abantu bombi basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko kuri tariki 15 Mutarama 2025. Ibi ngibi bikaba byarabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ariko ngo ibirori byo kwiyemeza fiançailles byabaye imbere yaho kuri tariki 6 Mutarama 2025 bikaba byarateguwe mu buryo bw'ibanga bukomeye ngo aho kwinjiza abanyamakuru cyangwa se abafata amafoto n'amashusho bitari byemewe. Kuri tariki 4 Mata 2025 Vestine atangaje itariki y'ubukwe bw'abinyujije kuri Save the Date aho yanditse amagambo y'urukundo agira ati he is not just my husband, he is my home, my heart and my sanctuary of peace. Asobanura ko Dirisa atari umugabo gusa ahubwo ari urugo rwe, ari umutima we ndetse ari n'ahantu ahungira amahoro cyangwa se ashakira amahoro. Uyu muhanzi ukunzwe cyane mu muziki wa gospel asanzwe yaramenyekanye cyane mu itsinda rya Vestine na Dorcas hamwe n'umuvandimwe we Kabikazi Dorcas. Bombi bakaba bakomoka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru aho bavukiye mu muryango w'abana 6 abahungu 2 n'abakobwa 4. Ababyeyi babo Ntuzamukunda Elizabeth ndetse na Nizeyimana Mazimaka. Aba bombi kandi batangiye umuziki wabo mu mwaka 2018 ariko baje kubigiraho neza mu itsinda rikomeye muri 2020 ubwo binjiraga muri MI Empire iyoborwa n'umunyamakuru Mlindahabiriniye wabafashije kuzamura impano zabo mu buryo bwihuse. Rero bamamaye kubera igitaramo gikomeye cyane bakoze kuri tariki 24 Ukuboza 2022 muri Camp Kigali aho bashyize ahagaragara album yabo ya mbere yacurujwe akajyaba k'amafaranga miliyoni 15 z'amanyarwanda. Icyo gitaramo kandi cyitabiriwe n'abantu benshi bazwi mu Rwanda harimo nka Coach Gael, DJ Philipita, Alex Muyoboke, Miss Mirango Claudine, Bamenya, Bishop Pro Fidel Masengo ndetse na Aline Gahongayire. Amakuru aturukana wize bavuga yuko Dirisa umugabo wa Vestine ari umusore ukiri muto kandi ufite ubukungu nubwo abantu benshi bayakana bavuga yuko anamuruta kure kandi ukunda cyane uyu mukobwa w'umuhanzi. Nyuma y'ubukwe bwabo rero bombi bari baremeje yuko bazatura mu Rwanda aho bateganyaga gutangira ubuzima bushya nk'umugabo n'umugore. Kuba rero ubukwe bwabo bwarabaye bwishwa nta munyamakuru wemerewe kwinjira no gufata amashusho niho hasi hava ya nkuru mwumvishe ivuga yuko ngo Vestine yakoze ubukwe atwite, ariko byagiye binavuga yuko Emirene ngo amufashije kwamamara ari wamuteye inda. Ikindi kandi kuba yarashakanye n'umunyamahanga byatumye bene bavuga amagambo bishakiye kuko kuvuga yuko urugo rwamunaniye umugabo wamukubita n'ibindi. Icyabiteye byose rero ni ijambo rivuga ngo amahanga arahanda. Iryo jambo risobanuye yuko ahantu hatari mu gihugu cyawe uhahurira n'uruva gusenya nk'itotezwa, ivangura, bucakara, guhohoterwa n'ibindi byinshi. Ibi rero nibyo banze ba Vestine n'abakunzi be bayebejwe n'ibyanditswe bamuvuga ibyo bishakiye. Ikindi kandi ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Amajide Baraka niwe waririmbye ngo umuntu ntago rero wabuze abantu kuvuga kandi ukiri ku isi. Ukora ibintu byiza ukabona benshi bagushimye ariko nyamara muri ba benshi banakunenze. Reka turekereho gusa neza ariko mbahaye ukuri kuzuye ko inkomoko y'ibiri kuvugwa ku muhanzikazi Vestine. Kora subscribe uri mukuni nkuru tukugezaho.